narimo ndunganira Augustin amubwira ko kuba umutoza Jose Felix Mourinho atari kwishimira uburyo Real Madrid yitwaye muri dossier y'umugabo bita Rodri Cascante. Ibyo nimwe mu byo wahita utekereza uhita wibaza se how crucial is it, nibikomeye bingana iki kuba Real Madrid yasoza Amerika titabonye nimero 6 w'inzozi za Jose Mourinho. Icyambere reka twibukiranye Cedro ku ngoma y'umutoza Xabi Alonso yifuzaga no musore wo bita Zubimendi, kandi sinabwo bwa mbere equipe ya Madrid yari yifuje nde Rodri Cascante. Bize yuko muri Madrid bakongera amasezerano bita Iracyashaka bagumana Eduardo Camavinga, harimo ikintu cyo kutanyurwa nibyo Camavinga na Tchouaméni babahereza aka kanya. Nibyo hari ibikombe byatwawe ariko bahita bareba setup y'uburyo Real Madrid yatwaye Champions League ebyiri iri kumwe na Camavinga ndetse na Iracyashaka, uburyo ari yubakitse. Real Madrid ifite umugabo bita Luka Modric nka nimero 10, ifite Toni Kroos nka nimero 8 ukina muri double pivot yegeranye n'uwo bita Iracyashaka, rimwe na rimwe Federico Valverde. Bakavuga bate si iyo equipe niyo tugifite, ese aba bagabo nabo kubakira iyo equipe cyangwa ahubwo hari abo twagakuye hanze akaro twubakira equipe abangaba bakazabo agira gute ubunganira, kuko muri equipe Cedro habamo ibice bibiri by'abakinnyi. Hari babakinnyi twakwita ngo ni squad players, babakinnyi basanzwe barahonga bari buze bagatanga contribution zabo, urabakeneye kuko ukeneye gukora rotation, urabakeneye kuko ugomba kuba ufite squad yuzuye, urabakeneye kuko ufite amarushanwa menshi yo gukina. Hakaba n'abakinnyi noneho bo twakwita ngo ni first teamers babanza muri 11, ugasanga wamubuze ubuzima bwakomeza wanamusimbuza ukuye undi muri squad players ukamuzana akamusimbura, ariko nanone ugasanga n'umukinnyi w'ingenzi muri groupe. Turibuka uburyo Ferramendi yabaye umukinnyi w'ingenzi ku bwa Ancelotti ndetse n'umugabo wo bita Zidane. Akanya umuntu avuga ati iyo Ferramendi ava muri equipe yari buri kombe, oya ntabwo ari bubibure, ariko icyo gihe ari umukinnyi w'ingenzi muri izo equipe. Aka kanya ugiye kujya muri iyo setup nanone umukinnyi wa gatatu bari wa mukinnyi twita ngo ni very important player, wa mukinnyi w'ingenzi kurusha abandi. Ni wa mukinnyi uzasanga ni umuzamu, ni uw'ingenzi n'umukinnyi mwiza wa equipe. Muri defense hagati harimo umukinnyi uyoboye abandi, wajya muri mediane harimo umukinnyi uyoboye abandi, muri ataka rundi uyoboye abandi, icyo twakwita uruturigongo. So muri Madrid Cedro reka twibaze, iyo umuntu agiye kubaka uruturigongo aravuga ati Thibaut Courtois oui ugashyiraho vi. Iyo umuntu agiye muri central defense Cedro ntabwo ugiramo gushidikanya. Aka kanya kariyo mpamvu Real Madrid tukiyumva kuri ba Bastoni ba Nico Shortback, aho ngaho gasanga hari icyo bagomba gukora mu buryo bw'igifatika. Ariko avuga ati wenda bahuriye hamwaze set nk'abakinnyi bane Denzel Dumfries, Kukurera, Konate, Rudiga, bakubaka timu nziza, bakubaka icyo twakwita ligne nziza iri defensive. Ariko imbere yabo ninde uhari kugira ngo rwa rutirigongo rwacu rurenge noneho rwegere no muri attack? Ugasanga Camavinga na Iracyashaka muri Real Madrid. Aya makuru ya Camavinga gusohoka, Tchouaméni kujya muri Man U, Rodri kwinjira, Zubimendi Alonso aramushaka. Ayo makuru kuki atahava Cedro? Kuki tutumva umukinnyi waza gusimbura Vini? Kuki tutumva umukinnyi waza gusimbura Thibaut Courtois? Nuko uwo mwanya Real Madrid uhorana nawe iki ikibazo. Muri make ndi kubaka ikintu cyo kwita ngo Real Madrid are in need of a defensive midfielder. Nicyo gihita kizana amakuru yande ya Zubimendi, kubera ubita Jose Mourinho yabwiye Florentino Perez ati mereza urufunguzo mwubakire equipe muri imyaka 2, ngiye cyo uzansaba niki n'umusaruro. Numaze imyaka 2 udatwara ibikombe, ngiye mereza equipe yamfasha gutwara ibikombe, uzasigare unjija bijyanye n'umusaruro naguhaye. Akaba ari mpamvu izina Zubimendi irimo riraza hwayi. Turebye ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid yuko uwo mukinnyi wo bahora bamwifuza. Ikindi kintu gikurikiraho, Zubimendi arimo arareba muri equipe Arsenal Cedro akavuga ati se iyi equipe itangiye kuza no bita Bruno Guimaraes, ifite Declan Rice, bakaba barananyeretse yuko Lewis Kelly yakina mu mwanya wanjye. Hano hantu nk'umukinnyi ugomba kuzasimbura Rodri Cascante muri equipe nationale nka nimero 6 uhoraho, wakanya ndacyari muri za 26, Rodri ageze muri za 30. Njewe ndaba ndi kubaka iki ngiye guhangana n'uyu munya Brazil n'umukinnyi w'umwongereza uwo bita Zubimendi, ngakaba yatangiye kubwira abamuhagarariye mu bijyanye n'inyugu ze muri kariyeri, hagati mwabantu mutanye muraranganya amaso turebe igishoboka. Akaba ariyo mpamvu equipe nka Chelsea Xabi Alonso bamuhora ku mugongo, n'ikipe ya Real Madrid ngo zatangiye gutera itoroshi muri equipe Arsenal zibaza situation y'umuntu bita Zubimendi. Ese wishimiye iza rya Bruno Guimaraes? Ese ntabwo urimo urareba yuko twebwe tugiye kurekura uwo bita Andrei Santos? Nureba yuko uwo bita Enzo Fernandez ashaka kugenda? Ese ntabwo ureba yuko ushaka kubura umwanya? Ese nureba ko muri Real Madrid Camavinga atahafite hazaza? Rero icyo kintu ngo kikakimo kirasunikiro bita Zubimendi gutekereza kabiri. Ariko kuri Real Madrid bavuga bati nimba Rodri agiye i Catalunya,
twari dukeneye mu numero 6 uzi gukina umupira wa muntu udufasha byibuze mu cyo twakwita kwaka umupira abadefanseri barimo barudiga batarimo umukinnyi mwiza muri bo wo gukina baro byibuze akabasha gukora icyo twakwita ngo ni recycling possession akabasha kuwufata akawuhererekanya no numero 8 na numero 10 tukazatubugeza imbere ugiye gukora igikorwa kimwe cyo kugira gute cyo gutsinda igitego kwa aka kanya Tchouaméni yafashe baro ntabwo ahitina na Cedro ahita yitanga ayihaye nde Federico Valverde aka kanya Federico Valverde mu buryo bwe bw'imikene nimero 8 wagukorera inshingano nk'izo Toni Kroos yakoraga oya aka kanya yuhereje baro ubita Jude Bellingham agakora inshingano za nimero 10 nka Luka Modric oya rero muri Madrid ngo bafite inyota yo kugira ball playing midfielder ngo umumediateri byibuze ubasha kuba ari mwiza kuri tushe ku kirenge wabafasha mu gwerekanya umupira mu gihe bibaye ngombwa ariko ari ikintu nibaza rimwe na rimwe wenda ari ikintu cyatuvuga nta equipe ishobora kugira abakinnyi beza mu gukina umupira wose total niyo mpamvu mu equipe y'u Espagne igeramo Fabian Ruiz ntabwo mwese ngomba kuba muri beza nyine mu gukina umupira no ikibazo Real Madrid bo bizera ko nta numwe bafite muri mediane no ngo nibozanye Bernardo Silva ese nabyo ntabwo bimaximiza ese ufite wa mwaka ese tumushyira muri duel yari yose ibonetse aho ufite wa mwaka icyo ni kimwe nibajemo se sibiri simple ko byibuze wakubakira kuri kuwo nguje ukagira byibuze ko nyina kukongeramo ikintu cya ingredient mu byo utari ufite umwaka ushize bako ndibaza ese urakwiye Tchouaméni ukaza Zubimendi ukoza upgrade ushatse kuvuga nyine ubukoza upgrade nyine mu kisi umupira ikeneye urakwiye Tchouaméni ukazana Zubimendi arishwa ko watanga nyine wavuga ko byuze ngo urasoje ufite projet ugera 2033 yitwa Champions League byuze ebyiri cyangwa 5 ariko none byaterwa n'imikinire yawe Auguste kuko imikino amazenga ntago ihinduka buri ari ikintu cyambere kigoranye ntabwo ukeneye umukinnyi ugumana umupira igihe kirekire ufite Kylian ufite Yan Diamande ufite na Vinicius Junior bafite umuvuduko wa kilometero 36 kwisa bivuze ikintu kimwe ukugumana umupira urabima gukinira muri zone yabo bisangamo kurenza ibintu byose nyine bakene umukino wihuta bivuze ikintu kimwe apa ariko washaka umukino ukina umupira ariko yene umukino ukina umupira ariko unafite itekerezo nyine biri avance unihutisha umukino kurenza kubangara kugumana nyine arabuzenguruka bino bya Zubimendi none akandi kantu cyo ndi kubaza akandi kantu Auguste donc wemeranyaga na Rodri kuba yajya muri Real Madrid ariko Zubimendi ntago Zubi ibyemezo bya Zubi buriya Zubimendi agira karite akagira na defo Zubimendi ni gake afata icyemezo cyahindura imitekerereze ya adversaire ni wa mukinnyi mwiza mu kufata reka me moderate gato nayo Auguste noneho kuri Real Madrid bakeneye umuntu usimbura Tchouaméni aba aricyo twibaza kujyanye n'abadukurikiye basobanukirwa kuko Zubimendi ni izina ryavuzwe yego bamukenera ariko uramutse ubona ngo umusimbuzo we natubareke imishi yego babakinnyi n'aba decision maker wamucisho kuvuga ngo afite ubushobozi bwo gutanga pass kitanga muri metero 40 akaba ari pass nyine ya telefone tuganye kuri Zubimendi umwaka wose mu championnat y'Abongereza highlight ya Zubimendi uyibuka usije ibitego bibiri yatsinze ikipe highlight ya Zubimendi nyine hari ibitego bibiri nibuka harimo n'igitego atsinze yanza Silifas niyo saison nziza igitego niyo saison nziza mu bitego nasi mu cyitwa mu mediateur w'umukaseri batsindaga Leeds United bayinyagira bitanu nongo mu cyitwa mu mediateur nyine w'umukaseri ariko ufasha abagenzi be gukina highlight ya Zubimendi ya highlight ngo yakoze ikintu cyakiri kitwa ngo mediane ya Zubimendi nyine yayisoje nyine yakoze yafashe icyo bitego ni umubarazi bwica yayoboye umukino nkuko tujya tubona Rodri muri City wenda awuyobora nyine byanze uravuga tumpira kubera ko Rodri awufite murasabwa kongera nyine guhagarara neza kuko dore njye ku giti cyane narekura Kamavinga nkazana Zubimendi nabatunga ari babiri cyane urakoze cyane ngavuga ni uwo bita Edouard kuko dore urugero turi kwibaza ngaha Auguste kuko no kuri Real Madrid Cedro bimwe mu bitumye deal ya Rodri Cascante ifa nuko uwo bita Kamavinga bamusunikiye gusohoka aranga aravuga ati je naho njya nditayari kurwanira icyo umwanya wanjye ariko mu byukuri ugiye kuri Kamavinga uribaza uti muri Madrid ese tuzakomeje tumuhengeke nka nimero 3 ese tuzakomeza tumuhengeke nka nimero 6 ese tuzatumukinisha double pivot mu byukuri no musore kuva yaba mu gihugu cy'u Faransa usibye sezo za mbere ebyiri yagerageje ko yaba umukinnyi mwiza nka Swad player rimwe na rimwe akajya nabanzamo agakina na mission kuri 3 ariko nago yatanze igisubizo cyiza kuri cya Zubimendi ngiye ku giti cyanyu mutuze muri equipe imwe na Aurelien Tchouaméni mba nizeye mu kintu cyo twakwita versatility icyo
twakwita nyine abakinnyi batandukanyije profile bagoreza ibisubizo muri match runaka kuko kamwe ku rugero Real Madrid mu myaka yose nk'ibiri ishize dore bimwe mu bintu byagiye biyigora muri cya gihe adversary yababanye mwiza Real Madrid yagorwaga no kugira umukinnyi uvuye kuri bench nkakwa kuri tubona Luka Modric atangiye kuva kuri bench asimbura ukuntu Arda Güler atangiye kuva kuri bench asimbura rimwe na rimwe tukabona Dani Ceballos azasimbura mu by'ukuri bari barahuze wa muntu uza byibuza agafatikanya n'abari mu kibuga mu kwima umupira adversary reka noneho adversary nimba ashaka gukina basket wome izamu kurindi reka twebwe noneho tumwibe karite tubashe kugumana iki agapira ko reka nkubitse nka match ya Bayern Munich Bayern Munich bayitsinaga igitego ibatsinda ariko reka twimagine yaba equipe ya Real Madrid ifite umukinnyi nka Zubimendi byibuze bakubwira ati njyewe na Arda Güler turi mu kibuga njyewe na Bernardo Silva turi mu kibuga adversary turabasha kumwima baro dukontrole tempo dukontrole icyerekezo cy'umukino dukontrole igitutu gihari mu mukino nkambona rero kuri Real Madrid ahantu honyine hari icyuho ni umukinnyi bita Kamavinga asohotsemo ushyizemo Zubimendi it would make sense. Okay, so arakoze umutara mu nyunganiye Zubimendi ibitego 2 yatsinze yabitsinze ikipe ya Nottingham Forest mu mwaka w'imikino yatsinze ibitego 5 muri Premier League 5 muri Premier League nibyo kuko muri all competitions yatsinze ibitego bijya kuri 6 atanga zigera kuri 3 byari 5 muri Premier League 2 yatsinze Nottingham Forest kimwe yatsinze Sunderland kimwe yatsinze Leeds United n'ikindi kimwe yatsinze ikipe ya Chelsea uwo ni Zubimendi. So ngibyo rero numwe mu bifuzwa